bakunzi ba Rwanone TV nongeye kubasuhuza ni mugira amahoro nk'ibisanzwe rero tumaze kumenya nanga kuri Rwanone TV ni Ive nk'ibisanzwe uyu mwanya ndaje nanone ngo nongere uyu mwanya tubuganiremo kandi tububyaze umusaruro. Uyu munsi rero ntago ngiye gutinda mfashe uyu mwanya kugira ngo mbagezeho amakuru ashyushye, amakuru azabaranga iyi weekend. Ngiye kubihera amakuru ubundi namwe muyabyaze umusaruro. Ni proti nshaka kubaha, iyo proti nshaka kubaha rero ni proti iyo muri iyi weekend. Kwa gatanu no kuwa gatandatu ibindi ni ibyanyu, amakuru ndayaba hamwe bwe muyakoreshe icyo mushaka. Rero nababwiye yuko ntazatuma mugira irungu, nababwiye ko hari ibyo ntagomba kwihererana. Reka rero turebe muri weekend bizaba byifashe gute. Harimo bitaramo byinshi cyane, nyuma y'ama stress mwamwiriwemo, nyuma y'ukuntu mwamunaniwe, bindi mwagonganyemo n'aba boss banyu, ibyo mwagonganyemo n'abakozi mukorana, stress z'imirimo itandukanye, kabone nubwo waba nta muntu mwagonganye, ariko abantu benshi ndabizi ko muri weekend bamushaka kuruhura ubwonko, bamushaka kujya ahantu mukaruhura ubwonko. Noneho by'umwihariko hari gihe haje abahanzi mukunda, ukavuga ngo ndajya kureba uyu muhanzi kugira ngo numve nduhuye ubwonko. Abarokore nabo batajya muri za boîte cyangwa se batajya mu bitaramo, ni umwanya no kuvuga ngo turajya gusenga, tugende tumere neza, tuhure n'umwami wacu, twuzure imbaraga za Mwuka Wera. Buri wese agira shuwa rero mu mahitamo ya buri muntu wese afite uko weekend ayifata, afite uko weekend ayibyaza umusaruro. Uyu munsi rero ndaza kwigana n'abantu mukunda ibitaramo, mukunda abahanzi. Ntabwo mvuze ko abakristo bo tutari wenda tubirengagije, oya, abakristo ni ibintu bizwi ko kwa gatandatu cyangwa se ku cyumweru bajya gusenga, by'umwihariko ko ni weekend ya nyuma y'ukwezi. Ndabizi ko hari amaveye menshi, abakunda veye mwebwe nababwira ko kwa gatanu muri ICN Church riri Rwanone hari veye itangira saa 4 z'ijoro ikagera mu gitondo saa 12 baririmba basenga. So ubwo reka bari mwebwe mperaho kugira ngo mbabwire ngo muzajye muri veye kuri ICN. Ni hano riri Rwanone, abatahazi naza mwanyandikira muri comment nkabahereza location. Reka twigire rero nanone ku bantu rero mukunda ibitaramo. Reka duhere kuri uyu mugabo, reka duhere kuri uyu muntu. Ndabizi yuko mumukunda muri benshi, ndabizi ko abantu mutazacikanwa. Reka twumve tariki ya 26 za kuno kwezi, ni kuwa gatanu. Harinde uwo ninde rero? Uwo nta wundi ni Kidumu arabara hanga muri Stockholm kuwa gatanu tariki ya 26, aho rero azaba hari live ari kuririmbira abantu mutuye hangaha muri Swede, abavuga ikirundi bakanavuga ikinyarwanda, se abumva ikinyarwanda bakavuga ikirundi. Muri rusange ikinyarwanda n'ikirundi murabizi yuko turumvikana cyane. Abo abantu mwakunze Kidumu, abantu Kidumu yasusurikije mu myaka yashize, nababwira ngo uyu niwe mwanya wanyu wo kujya kumureba live ku mafaranga make cyane. Ngiye kuba ndi kubabwira ya tike, ushobora kugenda rwose kwirebera Kidumu kandi ukaryoherwa. Ni bande rero bazaba bahari? Hazaba harimo rero aba DJ rwose navuga yuko bamaze kubaka izina ngaho ku mugabane w'Uburayi. Ndahera ku mu DJ bita DJ Moze ngira ngo muramuzi, ni umu DJ umujene kandi umaze kubaka izina hangaha ku mugabane w'Uburayi. Ngira ngo ntabwo navuga yuko ari hano muri Swede gusa, kandi mbivuze ntabwo naba nibeshye, kuko abantu mukurikirana ku mbuga nkoranyambaga ngira ngo mujya mubibona yuko akenshi usanga abari gutravelinga, usanga yakoze uyu munsi ari hano, ejo ari muri Norvege, ejo yagiye muri Germany, ejo yagiye muri za Mexico, ejo yagiye hehe. Nubango ni ukugenda azenguruka. Ni umuntu maze rero kugira izina rikomeye cyane ku buryo rwose umuntu atabura kuvuga yuko ari umu DJ w'icyamamare kandi ubikora neza, uzi akazi arimo. Kude chapeau rero kuri DJ Moze uzaba atuzanira uyu muhanzi rero Kidumu. Azaba ari kumwe nande rero nanone DJ Moze azaba ari kumwe na DJ Rivi nta muntu utamuzi, ni umukobwa umaze nawe kwamamara hangaha muri Europe, umukobwa w'umuhanga, umukobwa mwiza cyane, umukobwa
uzi kuvanga umuziki ukunda akazi ke navuga ngo arahumura kandi nawe abazitabira kino kirori muzamurimo muramureba muzamurimo muramukurikirana n'umukobwa w'umurundi kazi ariko abarundi kazi by the way ngira ngo ahari ku kintu cyitwa ubu DJ nabo abarundi kazi bashaka kuba bari imbere bashaka kuba bakora cyane ngewe mu buzima busanzwe ubundi nkunda DJ ira ndamuzi ni nayo mpamvu nakoresheje DJ ira muri festival yanjye y'ijoro rya Kigali umwaka ushize ngira ngo abagiye mu ijoro rya Kigali festival ngira ngo mwabonye ko DJ ira niwe wari urimo amixa ndamukunda mu buzima busanzwe na warabizi ya urumva rero abarundi bahagaze neza ntabwo mvuga ko abanyarwanda badagaze neza ba DJ Felix ba DJ Briane nabo nabahanga ba DJ Nita nabahanga so ariko reka twigarukire rero kuri ku mukobwa wacu ahanga haraba rero arimo aradija hano muri arena vegan 75 nawe azaba hari hanyuma dufite rero hano tuzadufite umwe MC nabwo nabara kumabwa tuzadufite MC Samo rero niwe uzaba arimo guhostinga umuntu abyumva namwe kudukoryo twinshi ubwo abazaba hari nababwira iki reka rero turebe amafaranga hano kwinjira rero itike na amafaranga 300 y'amanyaswede 300 kron 300 rero nababwiye ngo amafaranga makeya ku bantu mwese mushaka kugura itike itarahenda mwayigura online amafaranga 300 yonyine ukayigura online hakiri kare kuko nuyigurira ku muryango abazagura ku munsi wo kwa gatanu hariya ku muryango muzishyura amafaranga menshi muzishyura 450 imagine 450 kron ku muryango kandi wari kwishyura 300 yonyine uramutse uguze online so rero nakubwira ngo gura tike yawe hakiri kare kugira ngo utazahenderwa hariya ku muryango twebwe abinkwakuzi twamaze kuzibika kuko Kidumu n'umuntu wadusurikije abantu benshi mu myaka yatambutse kandi n'ubu ngubu navuga ko Kidumu ntajya saza Kidumu arivugurura ngira ngo mujya mubibona n'umuhanzi ufite karite yo kuba akora umuziki udasaza kandi nawe ubwe ntasaza so numuntu ugendana n'ibihe numuntu ugerageza kugendana n'ibihe navuga ko numwe mu bahanzi bakora umuziki by'umwihariko bawumva n'abantu bumva umuziki kandi bakumva n'isoko ryabo numwe mu bahanzi bahenze icyo nakikubwira numwe mu bahanzi bahenze kugira ngo uhagurutse Kidumu ibyo nabyo ni ibindi wenda tuvuga ubutane turamuka tugiye kwinjira mu bintu by'abahanzi ariko numwe mu bahanzi bahenze ntabwo wapfa kumuhagurutsa uko uwiboneye so ibyo rero nibyo nababwira mugura amatike hakiri kare arena vegan hariya tuzahahurire kuwa gatanu mwabukereye so nimuramuka rero mutaguza amatike nababwira ngo rwose ibindi muzaba murimo murahomba reka rero twigendere reka twikomereze ahangaha reka twikomereze tugiye ku itariki rero 27 nyirizina tariki 27 ariko mbere ko tujya ku itariki 27 hari ikindi kirori kiri nanone Opsara ku itariki 26 hari ikirori kiri muri Opsara naho rero azaba hahiye ngira ngo hari abantu mukunda Kigingi ni umukomediye w'umurundi nawe uhagaze neza cyane uwo nawe araba ari Opsara hariya ku itariki ya 26 ndababwira rero ko muri Opsara ku itariki ya 26 nanone hari umuhanzi wacu witwa V Vibes nshyiramo zino flyer kugira ngo mugende mureba V Vibe ni umuhanzi ni umu upcoming artist ubizi w'umuhanga w'umunyarwanda ejo ndi yasohoye ipi nziza cyane ndizera yuko mwayumvise afiteho indirimbo nziza afite indirimbo nakunze sinibuka izina rya ariko afite indirimbo ivuga ngo umeze nk'amata ku ruhimbi ya mitoma kandi no ayiririmba mu njyana iri yakubera nk'ari gakondo kandi nanone mwijwi ryiza ijwi riryoshye afite icyo nakwita ijwi kabisa navuga ngo ndamugutuye so uwo rero ngira ngo muramubona hangana yo ku itariki 26 kuwa gatanu azaba ari hariya muri Opsara information zose anga haziriho mana ko bizatanga no guhera saa moya z'ijoro
kugera saa 8 za mu gitondo. Murumva rero ko ni ibintu biryoshye, navuga ngo abantu mwebwe mutazajya muri bino birori mwaba mumbabaje cyane, kuko mwaba mutazi ibizabera muri Swede muri no weekend. So rero reka turebe kigingiwe, tuzaba tunari kumwe ku itariki 27 niho tugiye kujya noneho neza. Tariki 27 ni kuwa gatandatu. Kuwa gatandatu aho ngaho hari Intamba Sweden. Intamba Sweden itegurwa n'abarundi. So ni championa rero bakora ya basket. Intamba Sweden izaba ku itariki 27. Hazazamo ibihugu bitandukanye. Hazaba harimo ibihugu bigera muri 4. Ibyo bihugu byose bizaza hano muri Swede baze bahatanire igikombe muri basket. So murumva rero hari imikino y'abadamu, hakaba n'imikino ku ruhande rw'abagabo. So nababwira ngo abankurikiye wenda kuri social media, kuri Instagram, abandi mwankurikiye kuri TikTok, ngira ngo mwabonye ko nagiye mbaha updates, nagiye mbasura mu myitozo, njya kureba uko bitoza, mbahereza ama video mbabwira uko bizaba bimeze. So muri Australia rero ahangaha muri stade murimo murabona niho rero hazabera iyi basket. So ndahababereye nka Ore Entertainment, ndahababereye nka Rwanone TV. Mbibutsa ko Rwanone TV ni ikinyamakuru, ni igitangazamakuru cya Ore Entertainment. So rero nzaba mpabaye, nzafata ama video, nijye uzakora video, nijye uzakora foto. Umva rero Ore Entertainment niyo izaba irimo irakora ku kintu cyose cyitwa na covering y'ibintu byose birahabera. So iyo coverage tuzayikora ku mafoto, kuri video, nta kintu kizabacika, ibintu byose muzabibona, ariko ntabwo tuzabaha byose kamemu. So bivuga ngo rero murasabwa kugira ngo muzajyeyo. Nyuma yaho bafite nabo igitaramo. So ariko iyi mikino reka mbabwire muri rusange kugira ngo nindamuka mbivuze namwe mumenye ngo ese aha hantu tuzagenda ryari, bizagenda bite, ukuntu gahunda yaho rero imeze. Nenge kubasomera nihuta. Tariki 27 za kuno kwezi kwa 9 Intamba Sweden bafite umuterankunga ariwe banka y'u Burundi. Bankubu niwe muterankunga bafite muri irushanwa rya basket rizaba kuri yo gatandatu hariya mu mujyi wa Uppsala. So rero umuterankunga wabo Bankubu, navuga ngo turagushimira, ndagushigiye kubw'umwihariko nka Ore Entertainment. Nakunze yuko mwafashe icyemezo cyiza cyo gutera inkunga Intamba Sweden. Rero ukuntu gahunda zimeze, hazabanza match y'abadamu. Match y'abagore izahera saa 4:15 nibwo izaba itangiye kugera saa 5. Iyo ni match ya mbere y'abagore. So aho ngaho nzaba mpari, amafoto muzajya muyabona byihuse, mubana na video mu buryo bwihuse. Umukino wa kabiri w'abadamu uzatangira saa 5:15 ugere saa 6. Ubwo aho ni ku badamu. Tuzajya nanone kuri second men's match. Tuzajya rero saa 6:15 kugera saa 7 nibwo tuzatuma turabona uyu mukino nanone w'abagabo. Turabona uyu mukino w'abagabo. So reka turebe nanone hazabaho break guhera saa 7 zuzuye kugera saa 8. Ahangaha rero muri break no tuzayifata lunch, no tuzatuma turagana na Bankubu. Abantu mwifuza gufunguza amakonte muri Bankubu y'u Burundi, mwifuza kugiramo account rwose diaspora y'u Burundi, mwafunguriwe amarembo muri iyi banki kugira ngo mugiremo ama account. So fungura konti yawe nk'umu diaspora muri Bankubu, nicyo kintu nabanza nkakubwira, kuko Bankubu irahari kugira ngo izabigufashemo. Aya masaha rero, iyi break y'isaha yose turiho dufata icyo kurya n'icyo kunywa, nanone turi kumwe n'umuterankunga wa Bankubu. So bigere mu masaha ya saa 8. Saa 8:15 hazaba semifinali. Semifinali izaba guhera saa 8:15 kugera saa 9. Semifinali uye ni ya mbere. Semifinali ya kabiri izatangira saa 9:15 kugera saa 10. Hanyuma saa 10 zuzuye azaba ari Bankubu special. Nuvuga ngo before yuko haba finali noneho hazaba harimo
murabyumva noneho rero umuterankunga wa event ariwe bank noneho izaba ifite umwanya uhagije abantu barimo barenjoyinga entertainment imeze neza cyane hanyuma tugenda ariko tunagenda nanone turyoherwa twitegura kuza kureba finali rero izatangira mu masaha ya saa 10:25 kugera saa 11:10 aho niho finali rero ruzaba rwambikanye hagati y'amakipe tuzamenya azaba yamaze gutsinda kuri demi finali tukamenya ngo nayahe ni kiye gihugu harimo ibihugu bitandukanye harimo Ubirigi harimo Ubwongereza n'Ubufaransa harimo ibihugu bitandukanye tuzareba rero Swede ariko ndabizi neza ko abazaba hari muzaryoherwa ubwo rero uzaza nyuma y'aya masaha mbabwiye azacikwa ko nge mbibabwiye kugira ngo mutazacikwa reka twikomereze nanone bigeze mu masaha ya nimugoroba nyuma ya finali nyuma ya saa 10:10 ubwo uwo mwanya bitegura abajya hirya no hino abaza nk'abafotora abaza tukiganira kuri Rwanone TV izabiharira aho ngaho hafi abashaka kuza gutanga ibiganiro cyangwa se abashaka kuza kuvuga ibikorwa bakora kwamamaza cyangwa se ibindi ni mubishaka namwe urubuga n'urwanya rero nanjye nzatanga promotion hanyuma rero reka twikomereze saa 12 zuzuye kugera saa 1 hazaba hari bare turi muri bare restaurant na music ni ibirori nabwiye ngo ni ibirori ni aho ngo nibango twatimo turenjoyinga muri bare nyinywera ku gafanta kanjye gakonje ubwo abanywa gahiye bafite nabibanga ryabo hanyuma twitumiriza icyo kurya kimeze neza ubwo niba hazaba icyo kurya kiwacu i Burundi cyangwa se cy'abanyarwanda cyo tuzagitumiza ka brushete mushikaki hafi aho ngaho tugakubite mvuze mushikaki mvuga na ka fanta mitani bagize inyota banze some ku ikawa yanjye ariko umuntu utanga ikawa ye yaragowe ikawa iraryo reka twigendere ubwo abakunda ikawa y'u Rwanda bo bayiseba bimenya savuga ati wasanga ari ikawa ku Rwanda ikawa y'u Rwanda reka twikomereze saa 4:45 kugera saa 10 za mu gitondo hazaba harimo music and dance aho rero murabyumva yuko noneho azaba ari ibirori kandi hari icyo muhishiwe hari byo muhishiwe ntago muzi ngo ninde muhanzi uzaba hari ntago muzi hanyuma guhera saa 4:45 kugera saa 10 z'igitondo aho rero azaba ari music and dance so nababwira iki rero muri bakora tirelete abantu bazaba barimo benjoyinga babyina abahanzi baririmba ahandi nahanyu nababwira iki nanjye mbe macangamo akana saa 1:45 kugera saa 2:45 azaba hari dina turi kuri buffet tuzafata ka dine iyo dine rero ubwo namwe murabyumva hazaba hari open mic abantu bashaka kudususurutsa turimo turarya tugira gute ubwo nabandi bateguwe hanyuma saa 4 kugera saa 4:40 hazaba hari award ceremony hazaba harimo guhembwa noneho amakipe yatwaye ibikombe imidari n'ibindi bihembo bigiye bitandukanye bizatangwa hanyuma rero guhera saa 4:45 kugera isaa 10 z'igitondo aho ngaho rero azaba ari music and dance so nababwira iki rero muzabyine abazaba hari umwanya n'uwanyu muzishima muzanezerwa muri kumwe n'abahanzi muri kumwe na ndetse n'umukomediye mukunda mwese kigingi mbibutsa yuko guhitamo neza no guhitamo Rwanone TV guhitamo neza no guhitamo Ore Entertainment ishobora kugufasha gutegura ibitaramo byawe dushobora kukwandikira ama projet yawe dushobora kukwandikira concept note dushobora kukwandikira ibintu bitandukanye bigendanye n'ama event ushaka gukora event ukabata ariko mfite igitekerezo ariko simfite uburyo iki gitekerezo nakirambura simfite ukuntu iki gitekerezo numva cyajya mu bikorwa Ore Entertainment turabikora tufata imishinga yanyu tukayandika tukayitunganya tukaguha umushinga umeze neza tukaguha umushinga wo kujya gupicinga concept note imeze neza byose turabigukorera abahanzi namwe tubageza ku studio abakorera indirimbo wenda mu gihe kimwe tuzabereka nabo dufasha ariko ntago igihe kirajya cyo kubereka abahanzi bari muri management ya Ore Entertainment turacyabi kubikora mu buryo bwacu ndetse tubabwiye n'ibindi dufite studio nanone muri Nairobi abantu muri Nairobi muzamujya Nairobi ushaka kurikodinga yunkoraho kugira ngo nguhuze nanone na producer wacu ariwe producer Ntare John ni umuproducer dukorana kandi ahagaze neza cyane hariya mu gihugu
cya Kenya mu murwa mukuru wa Nairobi. So rero ni byinshi dukora, muzagenda rero mubyumva. Icyo nabasaba nuko twashyiramo imbaraga twese kugira ngo abadiaspora mwese aho muri, abana mubyara bagire ibibahuza, bagire connection, bagire uko bahura, basangira umuco, basangira ibitekerezo, basangira ubwenge. Nicyo kintu kizatuma tugira ubumwe hano muri bino bihugu, ndetse ubumwe budacika, bigatuma umuco wacu nawe udacika, bigatuma dusigasira umuco wacu. Burya ngo igihugu kitagira umuco, agaho katagira umuco karacika. So rero iyo utagira umuco, iyo utagira patriotisme, reka nkubwize ukuri, aha ntabwo ari iwacu, aha ni imahanga, kandi amahanga arahanda. Nasoza mbabwira ngo mutoze abana banyu kumenya ururimi kavukire, ururimi rwabo kavukire. Abana b'Abanyarwanda bakure bazi Ikinyarwanda, kabe nubwo ufite umugabo w'umuzungu cyangwa se w'umunyamahanga, ariko umwana wanyu uharanire ko yamenya Ikinyarwanda, ururimi rwe rwa mbere. Ikinyarwanda ku Banyarwanda, ku Barundi muharanire ko abana banyu bavuga Ikirundi. Birabaje kubona umwana w'umusore, umwana w'inkumi ukumva ntazi Ikirundi, ntiyaganira n'umuntu mu Kirundi byibura iminota 2. Umunyarwanda ntiyaganira n'Umunyarwanda iminota 2. Come on, byabiteye isoni bikomeje muri buno buryo. Nzajya nyuzamo n'abakebure kugira ngo mwirinde. Turi hano kugira ngo tugire ibyo twubaka, ariko nanone mwibuka ko ibyo twubaka dufite aho twubakira. So mubwire abana banyu kuri, mubwire abana banyu ibanga. Niyo mpamvu za banki ziba zazamutse, ubwo no mu Rwanda naho dufite ukundi kuntu tujya dukora. So tugire tumenye uko dushora imari iwacu, tumenye uko twubaka iwacu, ariko byose bihera mu mitekerereze, kandi imitekerereze myiza ishyitse. Kugira ngo tugire imitekerereze nanone biradusaba ko duhura tugakora iyi siporo, abana bagakina n'ibindi bigenda biduhuza, hanyuma aho ngaho duhuriye tukagira nanone ibyo tuhungukira, tukagira ibyo twungurana, tukagira uko tubwirana, tugahana testimonies, ubuhamya. Abamaze gushora imari zabo mu bihugu byacu, abafite amabizinesi hariya, mukabwira abandi nabo bashaka kubigerageza, bafite izo nzozi cyangwa se bakibitinya, nabo bakajya gushora imari. Twubaka ibihugu byacu. Uyu munsi mu Rwanda, ngira ngo murabibona, mu Rwanda harimo kubera isiganwa ry'amagare, shampiyona ku rwego rw'isi. U Rwanda nirwo rwahostinze, kandi ngira ngo n'ukuntu abanyamahanga bishimiye u Rwanda. Irushanwa riri kugenda neza, u Rwanda rurasa neza, Abanyarwanda ubu babona ukuntu bishimye, n'abanyamahanga bariyo bahuje urugwiro, barasa neza. Nubwo mu muco wacu nk'Abanyarwanda kwakira abashyitsi ni ibintu tuvukana, buriya n'umwana w'imyaka 2 ugiye mu rugo rwabo, uburyo kwakirana yombi bikwereka u Rwanda, bikwereka ko ari Umunyarwanda. So rero ni byiza ko tubikomeza, amahanga aturebereho, hano turi baturebe, bibatere kumenya ngo aba bantu bava hehe, bajye kudushakira hariya iwacu, bajye kureba uko bimeze. Mwarabibonye, igikombe cy'isi cy'amagare kiri kubera mu Rwanda. Ngira ngo ahangaha muri kugenda mubireba, UCI iri mu Rwanda. So ukuntu Abanyarwanda bishimye, ukuntu abanyamahanga bishimiye u Rwanda, ukuntu ubona u Rwanda rusa neza, murebe ukuntu ibintu biba biteguye, uburyo biteguye neza, haba ku mihanda, indege zikurikira amagare. Come on. Hari ibintu nyine ureba nawe ukavuga ngo much respect. Ibiro bikwereka iki, biratwereka ko tugomba gukora cyane, kuko tugomba gukora tujya imbere. Ibi turi kwereka amahanga yuko muri Afrika natwe ubwacu turashoboye. Afrika dushobora gukora ibintu binini. Ibi bintu abantu bakora bibwira ko tutashobora, ni ukwereka ko natwe twabishobora. Ni ukubereka ko dushobora gutegura ibintu biri ku rwego nk'urwo bategura, ndetse dushobora no kubarusha. So rero ni umukoro nk'Abanyarwanda, ni umukoro namwe abandi banyamahanga mwese mutuye hano, mumenye yuko tugomba kubaka Afrika, kandi kuyubaka bihera mu mutwe, bihera kuri wowe mugenzi wawe, akaza tugahuza ibitekerezo, tugahuza imbaraga n'ubushobozi, ubundi tukubaka ibihugu byacu. Kudeshapo ku Rwanda, iki ni ikintu gikomeye. Amateka ariyanditse ku isi, ku nshuro ya mbere ku isi, inshuro 100 iki gikombe kibayeho ku isi cyari kitaragira muri Afrika.
ariko kuri ubu amateka ariyanditse u Rwanda ni rwo rubaye rwa mbere muri Afrika mu guhostinga iki gikombe cy'isiganwa ry'amagare. Murabona ukuntu rero u Rwanda rwakiriye neza. Ubwo mpita nibaza wenda bakiri mu nama batekera bizagenda gute kubona ishema rigiye kujya muri Afrika, wenda abantu ntibabyiyumvishaga, ariko murabona ko insinzi iragaragaye, kandi si insinzi y'abanyarwanda gusa, ni insinzi ya Afrika. U Rwanda umutima wa Afrika, u Rwanda ruri ku ruhembe mu kwerekana ko byose bishoboka muri Afrika. Niba bishoboka mu Rwanda biratwereka ko Afrika ifite imbaraga. So rero Afrika kanguka, Afrika haguruka, Afrika humuka. Igihe umaze kubise kirahagije Afrika kugira ngo wibaruke. Ibi ni ishema ry'abanyarwanda, ni ishema rya Afrika. Umunyafrika wese yakwiye kuba yishimira nta shyari, nta nda y'umujinya, ukavuga ngo ibi byo ntibisanzwe. So bye bye, mugira amahoro, ciao ciao, nakagaruka, ndabakunda, ni Yves nk'ibisanzwe, amahoro y'Imana. Amakuru yizewe, ibiganiro